Kera cyane In 1995, mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, according to the history of Congo, tugendeye ku mateka muri Kongo, was a forest habaga ishyamba called Jigijaga Oloto. bitaga Jigijaga Aloto. Hey! People they used to call many names. iryo shyamba abantu baryitaga amazina menshi: Tolo, Osontolo, Tolana Yetelo, Tunana Entelo, ibyo ni Lingala. Azoto. Others they think many things, abandi bagatekereza byinshi kuri iryo shyamba amagambo, whereby the grand and grandfather ariko abakurambere b'abanyarwanda call it Walumbe na Lingoto. bakundaga kuryita Walombe na Lingoto. Shyamba. Very many people they used to think that as long as you go to that forest, you come out with the richest. hari abantu bajyaga batekereza kuko ugiye muri iryo shyamba usohokanamo ubutunzi, By the soonest, they come out without heads, ariko abajyaga muri iryo shyamba kenshi bavagamo nta mitwe bafite, they come out without legs, bakagaruka nta maguru, they come out without the private parts. bakagaruka nta n'ibice by'imyanya y'ibanga bafite, Because in the forest, kubera ko muri iryo shyamba there was many things, habagamo ibintu byinshi. Hey! but the security of the forest was there. mu by'ukuri iryo shyamba ryabaga rifite umutekano waryo bwite, And beings, they never feared anything. gusa nk'uko abantu mubazi buriya nta kintu tujya dutinya na kimwe, But as long as the monster was there, gusa mu gihe iryo shyamba rikirimo iyo nyamaswa, clear everything. iyo nyamaswa izakora igishoboka icyo ari cyo cyose iryo shyamba rigume nta kintu kiribangamira. amagambo, Name of the monster was called muzi iyo nyamaswa bahitaga ngo iki? Soloba Adogato Ademba. Soloba Adugato Ademba. That's how the story is of Congo. iyo niyo nkuru yo muri Kongo. amagambo, tangire hakuno mu ishyamba. iryo shyamba hari abari kurigendamo, ni umwana w'umukobwa n'umusore. Bunduki Studios, Gaheza Simba, abashima amafaranga Rujama Phone Shop, sibyo? hakuno harimo bazenguruka mu ishyamba n'iki. I like this place. Nana kiri shyamba ndikunze, It's beautiful. mbega ukuntu ari heza we. I should take some pictures. ubundi sinakabaye undi gufata utuntu tw'udufoto n'iki. Yes. Hey! hakuno so gufata utuntu tw'udufoto na filime witonze. uyu nawe yikomereza ibye, bari kumwe uwa babiri, barimo batembera gake gake mu ishyamba. gusa twumvishije inkuru batangiye batubwira, iri shyamba ngo hari ikintu kirimo kitajya gishaka umuntu ushaka kuza kuribangamira. nimba ari igiki? Hey! hakuno uyu ko afata uduserifi, umukobwa bari bari kumwe akomeza imbere, komeza ibye, yarimo agenda, arimo agenda yumva amajwi sinzi. Rebe yumva amajwi ari gusakuza. mwibuka hari umusore bari bari kumwe, uyakomeje imbere gato, umusore asigara inyuma. mwibuke muri iri shyamba twumvishe ngo hari inyamaswa ibamo yitwa Soroba. tangira guhamagara. Hey! hamagara. bari babiri, umwe asigaye gato, uyu atangira kumva urusaku. dore karasubira inyuma, kitaraganya ajya kureba uwo bari kumwe bimeze gute. wagwani sinzi n'iki kugera hano. uwo bari kumwe ntawe uhari, hasigaye telefone, hasigaye telefone. nyagasani, uwo bari kumwe agiye ishyamba araniwe. tangira guhamagara, tangira guhamagara. ko yagamagaye cyamukuruye, cyuzuye amaraso, cyakuruye. ko bwari cyatangiye kimukurura kimucanaho. The Forest in episode 1. kora subscribe kuri YouTube channel, ubundi tujye turya show uruko bikunze, tubatamo umufiririzo, ubundi mwasenze Imana mu buriki. Rebe kumbi muri iryo shyamba, hari urimo kwasa, Rebe urimo kwasa, yifurebye gutyo to rimo arasa ibintu by'imikara. kumbi muri iryo shyamba ko ari kwasa, tangira kumva byinjiye mu ishyamba, ibintu by'ibikweto byose. Hey! byinjiye mu ishyamba, byumva ko yakabyumvishe. Show. Hey! Show. nishoka gace cice mu gace. kumbi mu ishyamba suri urimo wenyine do, hari undi uri hano uri kumedita nawe wifurebye ibintu by'imikara tsiriri ku zuba nk'iri ngiri, wifurebye ibintu by'imikara gutya.
wagwan sinzi mwe murebe filime ushaka kumenya ibintu byose filime ukazamenya wagwani kora subscribe aho hasi kuri Soroba Films. Hakuno uwavuyeyo uwo twabonaga yasa cyavuye ahita aterura wari urimo meditano sinzi n'iki byose ahita mwikorera gake gake bucice mu gace to yumvishije ari abinjira mu ishyamba ni macungacunga ibyo yari afite byose ajugunya ibintu by'inkota n'amashoka acaho urebe acaho mu ishyamba gake gake bucice gake mu ishyamba bisa nkaho nimba ari umwana kuko ndi kubona kuntu ari kumutwara n'uburyo ari kumwikoreramo bisa nkaho ari umwana tu kumbe abinjiye mu ishyamba bari abasirikare si umwe si babiri si batatu si bane tu nebe mu ishyamba bari kugenda mu ishyamba sirikare kugera hano ishyamba bari kugendamo nimba bazi kirimo to Fandi we kira tukire bataragira cirgiriya hakurya we nawe sasa mwe mucariya urumva muce hose mbabone mugenda sasa we nanje twe turaca hakuno kandi twagiye Fandi timiza abakomando tuzumva neza cyane 5 kuri 5 turi muri ya mashyamba rya shyamba ryo muri Kongo kumburi kwirukankana umwana hakuno cyakomeje kwirukanka sasa uyu mwana kubera icyumvisha bari abagabo binjira muri iri shyamba gahita ajya kumwirukankana sinzi kera hakuno abakurikira bakurikiye bababonye hakuno uyita yohereza umwana aba barakurikira kurikira umugabo kera hano baramubura namwe mucari hakurya mwebwe namwe kandi muze dukomeze tugenda baca ikindi cyerekezo iri shyamba barimo twumvishije ngo hari ikintu kiribamo cyitwa Soroba kitajya giheza ngo gishinzwe umutekano w'iri shyamba mu buryo bwose sasa hakuno umwana uko yakageze hano filime witonze nibutse gukora subscribe share na comment kandi babikenewe kugira muzabone episode ikurikira faster kugera no ubohereje hakuno uje kureba umwana aritsimba amuri munsi gato ahinduye amaso yamubona umwana aritsimba kubw'amahirwe kigabo gicaho turacyari muri rya shyamba y'ukugera hakuno uwari uri kumwe n'umwana mwibuke batandukanye kugera hano baramufata basirikare parariwe do nta guseka sura niyo do rebe baramufite we vipi we bito byawe ji hapa nahitaji mtoto uko wapi umwana dushaka ari he mva makambo unacheka nini uraseka uri guseka icyo mu kigo toka mahali mbali kabisa twe twaturutse kure cyane ya mtoto uko wapi tuje gutwara umwana uri hano uwo mwana ari unacheka nini hapa kigabo kiraseka kufa mwanangu uraseka ugiye gupfa umusa rubaya kabisa shaho ugiye gupfa urupfu bahubwo cheka wewe uraseka naso ni wa mukigo sema vyote hapa seka se wageze hapa haziwezi kufa hapa tutatoka hapa na mtoto nibikomeza gutyo urapfa kuko turavana umwana tumujyaye uranyumva wowe wewe unasema wewe hujui kabisa ibyo tuvuga ubyumva mujinga we shamba wa nini unajidanganya sana zaidi mwenda kumuzi ibintu muri gukora umva amagambo sasa mtoto huyu mtambana nguvu sana zaidi uyu mwana ni bwo mumushaka ntago muzi ibyo mugiye kwikururira mkimgusa kidogo haya majiwe mwamugerageze gato cyane gato gusa murebe ibintu bigiye kubera ibiti bitasimama byose biraza guhaguruka bivuge gende juu mugabo nawe ariko bahabura ariko ukuntu afitemo n'akantu k'iterabwoba nimba ari byo koko sinzi kwa kumtoa shamba hii iri shamba murimo tena kingine mtaraniwa sana zaidi ntago muzi ibintu murimo mwebwe asengia nyinyi tena serikali zako zote n'abasirikare b'iri shyamba n'ibyaryo byose naziona hapa biraza guhaguruka aba basirikare bawe nta n'umwe uri buvamo mapamagani masikioni hata macho zitatoka nyagasani kingine
gizi takuja. Byose birabazira biri muri iri shyamba mukoze kuri uriya mwana. Nimba ari ibiki Unanifuata? muri kwanyu Wewe haujui. Tanganya kabisa. ibyo uvuga shayi wewe. Hapana, mimi Hapa mtoto mimi mpaka nimpate. Turavana umwana tumujyanye mpaka tumubone. Unasikia? Wewe uranyumva mujinga we? Nataka huyu jamaa huyu. Uyu muraro uri kubona hano imbere yaje uri kumubona fanda tanga itegeko. Mtoi mapumbu. Ayo mapumbu muyavanemo. Upe hakuno kumba kana kari hejuru hano. Buratse do cyawe uri kurinda umwana barakubita. Hey! Barakubita kura amenyo cyawe kana hakuno kana karanyiri barakumva. Nyagasani akana karanyiri barakumva. Umugabo wari ukarinze hakuno bamutayemo. Kanuko kakaje hakuno kana bari guhiga. Sasa aka kana ubundi kuki bagashaka. Aka kana kageze gate muri iri shyamba. Aka kana bagashaka iki? Ibyo byose kugira ngo ubimenye bisobanukirwe, kora subscribe aho hasi kuri Soroba Films ubundi tujye turya show kenshi gashoboka. Hey! Kana kare no sinzi ibintu kari gukora, sinzi ibintu karimo we muze sha. Bagabo barakabonye akana ukara bagabo barakabonye. Gusa umugabo yababwiye ati uwo mwana muramukoraho gato. Ntago muzi ibintu mugiye kwihamagariza mwabagabo mwe. Ntago mubizi. Nyagasani. Hey! Akana kakana bakagafashe cyakangutse. Hari cyakangutse. Nyagasani gikanguka gifata gashoka to cyakangutse. Inkuba zirakubita igikangutse. Abasirikare hakuno barikanga. Buri hari ikintu wokinisha n'icyo tokinisha hakuno. Turacyari muri rya shyamba ryo muri Kongo ngo bazarakubise. Nyagasani. Hey! Urebe kana barakikorera gusa twe tubonye ari kibyukanye ishoka. Bagabo bacaho. Urebe aka kana ubundi abo bagabo baragashakira iki? Kakana bakajyanye kubera iki bagashatse kugira ubwo binjira muri aya mashyamba kandi twumvise hari cyabyutse. Dore intoki zuzuye amaraso. Nyagasani. Basirikare uko bari kugenda ntago bazi ko ari ikibyutse. Cyacanye wa mbere barikanga. Cyamucanye kibangutse barikanga mu mashyamba mwe barikanze. Uva gatwengi hakuno. Basirikare baciye hakuno. Wait for me. Musa ntegereza gato. I'm going for pee. Ndaje ngiye gucurika icupa ho gato ndaje. Kacurika icupa ho gato ndaje. Urebe waje gucurika icupa hakuno. Vayo. Aza guha igihugu umugisha. Yaje kubatiza isi hakuno. Uko yakaje kubatiza isi, uko yakaje mu tuntu twano undi na wacaho. Iri shyamba tubonye ari gitangiye kuba ry'urusyorongo. Uwa mbere kimucanye tureba. Umugabo hakuno n'umusirikare je gucurika icupa. Iyi si episode ya mbere. Mwakoze subscribe cyane mutanayikora munabireke ko mutazamenya kumburi gucurika icupa inyuma ye hari kireshya gutyo. Hey! Kimuri inyuma. Zamurishoka! Kumbisha. Mapenzi yangu ni yako tu. Vipi bimeze bite? Izi filime uzisanga ku gasobanurifilms.com. When the boy was born, iyo umwana yavukaga like old Spartans, kimwe n'abandi ba Spartans bose barabanzaga bakamugenzura umwana uvutse. Iyo akana kavukaga katujuje ibiro bwa bwana buvuka nyine budashyitse cyangwa se kananutse cyane cyangwa se gafite nk'ubumuga kateye nabi, ukana barakajugunyaga. Dore abana ahantu babazanaga iyo umwana yavukaga afite ubumuga adashyitse, kakana nyine ubona ko kazaba kamaringaringa, bahitaga bakujugunya kuri uyu musozi ugapfukira agahinja kimwe n'abandi ba Spartans. Umfishije
tazaza kubasebya. From the time he could stand. Umwana ariko basangaga ari muzima baramufataga, yamara gutangira kwiga guhagarara bamubatizaga mu ntambara y'umuriro. Umwana utangiye guca kenge batangiraga kumutoza n'abasparta. Dore umwana igihe batangiraga kumutoreza, wa mwana muri Rwanda tuvuga ngo yakagombye kuba atangiye primaire ngo muri za kireshe, icyo gihe yatangiraga gutozwa kurwana n'abagabo kandi akoresheje inkota. Taught never to retreat. Umwana bamutozaga akiri muto kudasubira inyuma, kutamanika amaboko, the death on the battlefield. Ndetse bakamutoza kurwana kugeza apfiriye mu rugamba. The greatest glory he could achieve in his life. Ndetse umwana wavukiraga mu basparta yakuraga bamutoza ko umwana upfiri cyangwa se umusirikare upfiriye ku rugamba ari cyo cyubahiro cya mbere mu buzima bw'azigerageraho. Mbega kwa kundi bakubwira ino ukura bakubwira ngo nukura ukagira akazi kubaka amazu ukabona amafaranga ngo na achievement ya danje ngo ubugeze ku bintu bidasanzwe. Uinama basparta barakubwiraga ngo wakuraga bagushyira mu mutwe ngo kukura urindwanya witoza utamanika amaboko udasubira inyuma, kandi wagira imana ugapfira ku rugamba ngo nicyo cyubahiro cya danje, gupfira ku rugamba. Mbega no kuvuga ngo umusipata yajyaga ku rugamba avuga ati mana wamfashije ngapfira ku rugamba koko, kuko ngo gupfira ku rugamba nk'umusirikare nicyo kintu cy'agaciro gihambaye wabagugezeho muri ubu buzima uzigera unageraho, nicyo cyubahiro gikomeye. Mwana hano bwana bakuraga babutoza bambwira ati wacyane gupfira ku rugamba uremera ko ari cyo cyubahiro cya danje. Bebe imyaka wageraga bakagutwara, umwana yageraga imyaka 7 kimwe n'abandi basparta. The boy was taken from his mother. Umwana bamwamburaga nyina into a world bakamujyana mu isi noneho y'ubugome. 300 years. Umwana warrior society. Umwana bamutorezaga kuri gahunda yari imaze imyaka 300 isanzweho y'uburyo batozagamo abasparta. Bari bafite gahunda bagenderaho imaze imyaka 300 y'uburyo batozaga bitwa abasparta. The finest soldiers the world. Aribwo buryo baremagamo abasirikare barenze bahambaye ba mbere ku isi. As it's called. Ndetse nanone babyitaga Agogi. Agogi no muri mujye mubona amateka y'abagiriki. Uyu mwana nyine baragendaga bakamutuza kurwana nta mikino agira. Umuntu wenyine utarajyaga muri bino bintu ino myitozo witwa Agogi ni umwana w'imfura kandi ukomoka ibwami, kuko bavugaga tuyashobora no gupfirayo kandi ari wenda uzasimbura umwami. Naho abandi bose ubwo bamukurikira utari wa mwana uzasimbura se ku buyobozi wajyaga mu cyitwa Agogi. Aka kantu ka Agogi tuzagasubiramo kuri ya YouTube channel ya New York Entertainment. Forces the boy to fight. Umwana bamuhatirizaga kurwana, umwana ku myaka 7 bamwamburaga nyina tiva mu miteto aho kugira ngo ajye kwishuri nk'abandi bana akamujyana mu isi y'urugomo. Abana bakabicisha inzara, forces them to steal, bakabahatiriza kwiba, and if necessary byaba ngombwa to kill, bakanica. Rod and lash the boy. Umwana bamuhataga ikiboko, taught to show no pain, bakamukubita ibibando bamubwira ngo tugiye kujya tugukubita wige kuterekana kuri kubabara, kuterekana uburibwe, ndetse wige kuterekana imbabazi. Constantly tested. Umwana manywa n'ijoro bamunyuzaga mu isuzuma, constantly tested. Tossed into the wild, bakamujugunya mu gasozi yo mu ishyamba, left to pit his wits and will against nature's fury. Ndetse bakareka umwana iryo shyamba cyangwa se ako gasozi bamunazemo, bakareka akagenda akirwanaho kugira ngo barebe ko ubwenge bwe cyangwa se witisize cyangwa se ubucakura bwe bwabasha kuba bwamutabara ubugome bw'isi isanzwe. Mbega tuvuge nimba ari ishyamba bugugiye guhangana na nature, ni ibinyamaswa bishobora kuza, nimba ishobora kugukubitika kwica, icyo ari cyo cyose nyine. Ati umwana bamwoherezaga mu gasozi ahantu ari buze kwitabara wenyine, bakareba ko ubucakura bwe cyangwa se ubwenge bwe bwamutabara, bukamutabara natire y'isi. Umwana niwe wifatiraga icyemezo icyo gihe cyose yamaraga muri ako gasozi. He would return to his people. Iyo yabashaga kurokoka gasozi cyangwa se ishyamba cyangwa se ahantu habitare nk'ubu bamutaye muri neje yambaye ubusa, ubashe kurokoka iyo mbeho n'ikwice, ngo wagarukaga mu bantu bayo none witwa Spartan. Not at all. Cyangwa se ntuzigera unagaruka. Nyine bakoherezaga abazozi, ubwo bavuga ati nugaruka uzitwa Spartan, uzabugiye muri cya gisirikare cyacu, uri umusirikare uhambaye, babandi nyine bari finest. Nanone iyo bakoherezaga ntugaruke bavuga ati ubwo nyine kira ni ikibwa n'ubundi cyaguye mu gasozi, ubundi se cyari kuba kigarutse gukora iki? Hakurino iyo wabaga rero utsinze icyo kizamini wagarukaga witwa Spartan, wabaga ugiye mu ba Spartan. Zinindwanyi zabayeho na n'uyu munsi wa none
turacyavuga ati abaspartan basanzwe wagarukaga bakunamira bagenzi bawe banyuze muri ibyo unyuzemo bavuga bati wa mwana aho uvuye umwana ku myaka 12 The boy, given up for dead, returns to his people. uyu mwana urupfu yarukwepye agarutse mu bantu be With Sparta. agarutse muri Sparta yera Our king! umwami wacu Leonidas umwami wacu Leonidas nuko yagarutse hano bari kuvuga ibigwi by'umwana witwa Leonidas ngakaba ari umwami wabo kuganga hano wa mwana we ukubira icyuya cyinshi mu myitozo niko uzava amaraso make mu rugamba umvishije gukana ariko buriya mu mwitozo iyo ukoze umwitozo ukavunikira mu mwitozo cyane mu kazi iyo ugezemo ntago uvunika cyane nicyo papa ari kubwira umwana ukubira ibyuya byinshi witoza iyo ugeze ku rugamba ntago uva amaraso menshi hey bura nawe yiteguye papa wanjye yaranyigishije atubwo biteka dorana nabwo ariko kubwakira ukumva ko bwamugomba kubana kandi butagira icyo buguhinduraho nibyo bituma ukomera. Hi bro, iyi filime nimba yabashimishije mukore subscribe kuri iyi channel mudusigire na like biratunezeza cyane tuzabonana mu gice gikurikira bye bye peace out. Hi bro, iyi filime nimba yabashimishije mukore subscribe kuri iyi channel mudusigire na like biratunezeza cyane tuzabonana mu gice gikurikira bye bye peace out.